Uziko nabonye akazi ko gukora isuku hari akushuri yaba Valentina uba ku ishuri ye baba we Imana ishimwe Gigi ceceka shakazu ubu ndumva byandenze bega inkuru nziza muri iki gitondo nizere ko uzaguhemba gatubutse umbanye umukire neza ngo umukire hakoje kazungu nawe umva sindamenya y'abazajya bamemba ariko ubwo ari umushahara wo ku kwezi ubwo nyinesha ibyo ari byo byose urumva karaga tubutse tu Gigi yo ntubona ko Imana isubiza shaka bese nemeye nibura ubugiye kujya uhembwa buri kwezi yego sha ahubwo kazu hari ikintu nashaka kubwira nubwo ngiye gutangira kari akazi ku kigo buri gitondo nashakaga gukomeza kujya nkora isuku hano ku iduka ryawe wangwe iki Gigi ibyo se byashoboka nyine ninzajya mvayo nzajya mpita nza hano noneho ukuburira urangije gucuruza mu ijoro oya Gigi ndariza gucuruza ntinze cyane ntabwo wakubura nyuma yaho nawe wajya urangiza utinze nukuri kazu byashoboka oya we umva nyine basi nzajya mbanza njye gushaka aho nza kuryama sibyo mbone kuza gukubura no gukoropa oya Gigi ntabwo bishoboka ubwo uribuka rukara akwirukankana cyagiye bagiye kuryama munsi y'ikiraro nyumvire oya sinakwemera ko uhura n'ibibazo ari jewe biturutseho ariko se wowe ntugafata ibintu byabaye kera ngo wumve ko bizahoraho akazungu nawe oya Gigi iki si ibyo gusa ahubwo se uribuka cya gihe utaha utinze ugasanga bamaze gufunga cya kizu kidatuwe wararagamo oya Gigi none se kazu wowe uragira ngo mbigenze gute koko ugomba kujya kuvugana n'umuyobozi w'ikigo ukamusaba kuguhindurira amasaha uzajya utangiriraho akazi cyangwa se ugahitamo kimwe ukora ahangaha cyangwa ku kigo nose byose nabishaka Valentina iyo safuriya y'ubugari banzu yireka itumbame nibwo yoza neza reka noneho mpite n'umuguzi aya masahani twarangije uhita uyashyira muri iyo basi y'icyatsi none se mama karame twemeje ko tuzabigenza gute ngo cya kibazo gikemuke Valentina reka ntibyoroshye kubona igisubizo mwana wanjye gusa singoheka ndara mbitekerezaho none se iyo utekereje ubona twakora iki mba rero nkubwiza ukuri hari ibintu ntekerezaho kenshi ariko biragoye kubikora nk'ibihe se mama hari ubwo ntekereza ko twahangana na Karisiti tukamubwira ko ibyo akora atari byo ariko nawe urabizi ko ahubwo twaba dushubije ibintu irudubi nyamara mama byaba ari byo rwose buretse se nkomeze icya kabiri ndibwira ntahari wenda uwamuhunga tukigendera icyo nacyo nicyo mama ahubwo reka tuzaba ari byo dukora oya Valentina banza utekereze neza urumva abaturanyi bagira ngo iki koko ikindi kandi ko ari we udutunze urumva twabeshwaho n'iki ariko abaturanyi ntiwabagenderaho mama kuko si bo bababaye icya gatatu kumurega kuri polisi maze bakamujyana wenda twabona agahenge wenda twabona n'amahoro arega Valentina ibyo nabyo sinabikora byavugwa hehe koko ko nafungishije umugabo wanjye kandi nabwo afunzwe ntitwakongera kubona udufaranga tudutunga none se ubwo mama karame turahitamo ikihe cyemezo ibyo byose biragoye Valentina yewe nta na kimwe nakora ahubwo mama karame niba dushaka ko ikibazo kirangira ni ngombwa ko duhitamo kimwe muri ibyo uvuze karame ubwo rero nimba ntacyo wahitamo njyewe mfite igisubizo nahisemo ikihe se kandi Valentina narabivuze ko papa naramuka yongeye kunkubita gato nzahita ngenda kandi ntimuzongera no kumbona ubwo se koko urakomeje Valentina ndakomeje rwose mama reba ukuntu bwa mbere yankubise none mpora mbabara umugongo ubwa kabiri amvuna urutoki njya kwa muganga ariko ibyo bigarurira iki koko Valentina sindarangiza ahubwo ubwa gatatu uzi ko naraye amajoro abiri mu bitaro bikansaba kujya ngendera ku mbago none urumva hazakurikiraho iki mama ubwo si ukujya kunshingura rekeraho Valentina
mbabera rwose wivuga ibyo bintu ntibikabeho mana ntibikabeho we. Uya mama ngaho rero mbwira icyo uzakora ngo bihagarare. Nakukwikora go. Karibu mu biro byanjye Didier. Akira agatebe wicare. Murakoze Diregitiri. Nizere ko wahabonye hariya hose maze kugutembereza niho uzagikora. Nahabonye rwose. Ugomba kwibuka kubanza kuhakubura mbere yo kuhakoropa kuko nibwo hacya. Cyane cyane muri kiriya cyumba bari mu bicaramo. Yego, nibi biro harya nabyo nzajya mbikora. Uretse gukora muri kiriya cyumba cy'abarimu uzajya ukorana hano mu biro byanjye nari amatuwarete y'abarimu hanyuma utuzanire n'icyayi saa yine. Nta kibazo. Nyuma ya saa yine akazi kawe kazajya kaba karangiye. Nta kibazo rwose nishimiye kubikora. Ugomba no kuzajya uhungura ivumbi ku madirishya y'icyumba cy'abarimu. Yego. Akira utu dutambaro tubiri ntuzajya ukoresha. Murakoze Diregitiri. None se nzajya ntangira akazi sangabe? Ugomba kuzajya ugera hano saa 12 zuzuye kugira ngo abarimu basange warangisha asa neza. Oya Diregitiri, saa 12 rwose ni kare cyane ntabwo naba nageze hano. Nibura nka saa 2. Gigi. Ntacyo tuburana. Niba koko ushaka gukora akazi saa 12 zuzuye ugomba kuba wageze hano. Ahubwo se nkubaze. Uracyarara ku muhanda? Ariko ni mu mpemba nzahita nshaka inzu yo kubamo Diregitiri. Ntabwo rero wakomeza gutaha ku muhanda ukora hano. Ngiye gushaka uko mbigenza ubona inzu yo kubamo. Niryo? Yewe Imana ishimwe we. Murakoze Diregitiri. Nawe wakoze kuza Gigi. Nzagutumaho nibijya mu buryo. Mwirirwe Diregitiri. Mwirirwe. Shanga bitwubahirije igihe byahatari kabisa. Ubu ni saa 5 zuzuye kandi nitwe mbere tugeze ku kigo cy'urugo. Yego shawe muto. Ahubwo se muto ubigenje ute kugira ngo papa wawe akwemerere kuza? Umva uziko nigeze namwinginga na gato ngamuruhushya. Newe ni wanyihereye uruhushya. Nibyo se koko? Cyane. None ubu wagarutse muri groupe ya Sakwe Burundi. Wapisha. Nyine papa yarabyemeye kuko turi mu kiruhuko. Ariko nikirangira nyine nawe urabyumva n'ukwita ku masomo gusa. Bizagorana nidutangira ishuri pe. Sinzi uburyo groupe yacu izajya ikora pe. Umva nese ngabe wowe ubundi bimeze gute mu rugo? Mu rugo noneho ni amahoro. Mama ari gukira. We bite sha mumbabare nakererewe. Ni se wewe wenyine wakererewe na Gigi ntarazi. Nje nabuza ka lipstick kanjye niko kankerera. Ngo gaki? Ariko mwabaye mute mwebwe? Twa tuvuta yewe tw'umutuku njya nisiga ku munwa. Ugira n'ibikurushya rwose. Muto nizeye ko wahinduye amagambo ya yandirimbo kuko nimbi rwose. Oya ntabwo Mutoni yagomba kuyihindura rwose. Eregani wibuke neza ko indirimbo ivuga ku ruhare rwa buri wese mu guhindura isi nziza. Valentine araje. Valentine narimba kumbuye n'amakuru. Ni meza muto. Twari tugukumbuye natwe byahatari. Umva Valentine uraza kwifuza kwisubira mu bitaro. Niwumva indirimbo bashaka kuzaririmba sike? Ani uvuze ngo iki Ani? Nyumva neza ni. Uranyumva? Sinzigera nongera gusubira mu bitaro. Narimwe. Ani gicunga akanwa kawe rero umenye ko ibyo uvuze bitari bikwiye. Valentine mbabare sinaringamije kukubwira nabi. Valentine wacu. Uraho neza. Ubashatwa tugukumbuye sana. Narimba kumbuye. Umvasha ubwo twese twahageze rero mureke turepe. Yego rwose. Yego shangaho ni muririmbe numve rero. Gusa ikibazo nuko twese tutarayifata. Ariko Mutoni aradufasha sibyo Mutoni? Okay. 1 2 3. Umuganda wacu wahindura isi tukayisiga heza kurushaho twayisanze. Njye nawe dushize hamwe isi twayihinduriye umunezero gusa. Isi twayihinduriye umunezero gusa. Mana we. Mbega indirimbo nziza we. Nibyo se koko Valentine cyane. Umva ahubwo se ninde wayibandikiye we? Ni njyewe yanditse. Umva komereza aho muto.
ndabyishimiye rwose cyakoze ngewe sindabyemera numva muri kunsetsa ubu ni gute mushobora kwishimira iyi ndirimbo iboringa gutya aha Muchoma muzanye izindi broshete. Bana Pazo uyu munsi kirenge cyawe nicyo cyadukishije mwana mbega igitego watsinze felicitation kabisa Umva sha mudafite akagurukanya k'igitangaza se ntimuzi byababaho umusaza cyane wagiye mwana nuko nzajya gushinganisha ikirenge cyanjye kabisa kuko ni zahabu yanjye ariko ntabwo ari Pazo wakinnye neza gusa mwese mwitwaye neza kiriya gitego Pazo yatsinze agikesha pasi nziza yahawe na Moses Moses wakoze cyane rwose witanze Pazo bite ngo bite hasoni ubwo yakora iki hano si nari nkuzaniye igikapu cyawe ariko se Pazo kuki mushiki wawe utamureka ngo anyibwire we niko twibwire unadusuhuze yitwa Simba ni mushiki wanjye urumva okay nge nitwa Frank nge kapiteni w'ikipe yabaye umukobwa Simbi Karame ngaho ruva hano utahe urumva kandi tujya mu rugo uranyumva yego ese Pazo mushiki wawe yabaga yashaka ntajyaga mubona yigaga muri interinamani ubu yararangije kwiga niyo mpamvu uri hano mu rugo gusa sinari nzi ko ufite mushiki wawe mwiza bigeze hariya abantu yararenze mani ubwo yarangije kwiga uzamunyoreze nzamufasha guhitamo umwuga yakwiga ngo iki si byose none se kumufasha guhitamo umwuga bihuriye n'ubwiza bwe iriya nkiri twari turikumbuye pe ntitwari duherutse kwicarana gutyo umeze neza Rozari rwose ubu ndumva ameze neza ndumva nkomeye biraboneka pe mama rwose ndumva nishimye ko umeze neza Ngabi naganiye na mama wawe rero mu minsi ishize tubona ko mama wawe ameze neza utazongera kugira imirimo myinshi yo mu rugo hano kandi ko byaba byiza uyu mwanya ububyaje umusaruro ugatangira umushinga papa ndakumva ntiharashira iminsi mama akize ntabwo aragira imbaraga zihagije ku buryo yakora wenyine imirimo n'ubundi nzajya amufasha kandi ikindi twabyizera wabona yongeye kurwara oya papa ntabwo natangira umushinga Ngabi Karame ntugire ikibazo rega umeze neza rwose na dogiteri yarabimbwiye ufite imbaraga zo gukora aha erega gukora imirimo ya hano no kwita kuri bangabo nizo nshingano zanjye za mbere mama ariko mva mukobwa wanjye Ngabi mama wawe ameze neza rwose uyigira ubwoba ahubwo tubwira umushinga wumva wakora ubundi tugufashe mba numva nkunze gucuruza ni kimwe rero ndumva nakora ka butike gato hano nkajya ncuruza utuntu twibanze oya Ngabi uva butike yaguhenda gutangira oya mama ahubwo se Ngabi wakwigiye gukora amasambusa ukajya uyacuruza nyamara nibyo rero papa ubwo se nazunguka ryari koko nshaka kubona amafaranga vuba n'umukobwa ye ko museka se ese wakwigurira utundi duhene tukiri duto ukatworora ukazatugurisha dukuze si byose ariko mama uzihe n'akazi ziduha hano ngo none ngo nzongere oya rwose ahubwo se wakwenga ubushera nkajya ngurisha hano muri Kabuto sibyo umukobwa nawe rwose ubwo se wakoreye amafaranga yo kugura intebe n'ameza byo kwakira abantu baje kubunywa ibyo nabyo byagusaba amafaranga menshi wa mukobwa we cyangwa se wiharike uhinga ibishyimbo ujya ugurisha sibyo icyo cyaba ari igitekerezo cyiza papa Ngabi nibyo rwose bityo akajya bihunika akazabigurisha menshi igihe bizaba atari ku mwero wabyo si ibyo se papa ibishyimbo bifata amezi 3 kugira ngo byere ubwo ayo mafaranga yazaza ryari koko ahubwo nungutse igitekerezo cyiza tubwire rwose reka nkore umushinga w'inkoko Ngabi ubwo ntibyasaba kuzubakira inzu koko
inzu y'inkoko ntinagoye kuyubaka ahubwo umushinga ni uwo umukobwa wanjye azi gutekereza gusa bityo nazajya ngurisha amagi nkahita mbona amafaranga vuba wumva se gusa nanone wibuke ko inkoko nazo zitabwaho nk'ihene akazi kabyo byombi karangana ntabwo akoroshye ubuse mitemo iki koko we Frank ufite mushiki wawe ufite ijwi ryiza kabisa sha mutoni yarenze kabisa ibyo se bivuze iki icyo akeneye ni ukwiga nta kindi na Frank mutoni arabizi kabisa ariko shamva ko bavuga iriya gurupe y'abakobwa yaranyemeje ku munsi w'ikigo cyanyu kabisa mbega ukuntu bazi kuririmba we reka rwose Frank urumva ticara ababereye gute se gurupe yanjye niyo yari gutorwa maze ukirebera ahubwo se burya nawe uzi kuririmba mba nawe niyo mpamvu nyine nashaka gutungura abantu kuri stage maze mukiyumvira ijwi ryanjye rihebuje ariko ubundi ndivunira iki iyumvire nawe ngaho se mbabarira uwo munsi nugera abari njye uzarira nkwambika impeta yuko ngukunda iyo nkuko nyambirota umva uzi ko bizi bana ngenda renze me ufite ijwi ryiza ntiwabyumva ahubwo se byo utifatanya na groupe y'aba bakobwa ko urankomerekeje Frank ngo urankomerekeje kabisa gute se niko dushobora kumwira kujya mu bibira by'intazi ngo ni groupe z'abakobwa ariko uzikura umwana burya koko ubwo ntubona amahirwe ari mu gukorana n'abakobwa amahirwe se yaye genda nzaguhane atari muri bara abakobwa byayebeye urumva ese ubwo wigeze utekereza waramutse uri kumwe n'umwe muri bara abakobwa turi kumwe se gute mvara ubwo so wowe ntubyumva ntukigire umwana ariko genda umva ugomba gushaka ukuntu bajyamo hanyuma ubundi ugahitamo umwe muzajya murepetanira ahandi muri babiri ubundi ukajya ugenda umwiyegereza gahoro gahoro nyuma ukazakoresha ayo mahirwe nyine ariko Frank uzi koza ubwenge mani umva sha jya ubura gukoresha amahirwe n'akazi kawe ariko umva nkubwire nubwo ndi kukubwira ibisinzigire numva wakoze kuri mushiki wanjye Mutoni uranyumva kuko nakwereka aho mbera mubi wibeshye nta kibazo mwana uzitwararike abandi bakobwa bose urabemerewe usibye nde mushiki wanjye Mutoni uyu murayi we ntabwo naryamana na Mutoni nanjye nanjye sinzigira mpurufita mushiki wawe Simbi nubwo ari mwiza bwose fata push mwana iyi ni duri ifatika kabisa do ngabi karame papa inzu y'inkoko twayishyira hano rwose inzu y'inkoko mwayishyiraho hafi y'ikiraro cy'inka bityo inzu z'amatungo zose zikajya mu ruhande oya mama oya rwose ntabwo byakwegerana kuko amagi aroroshye cyane yazajya ameneka njye nkeneye ahitaruye pe yemwe abaha mwiriwe ninde ushubuje yemwe mwiriwe Karisi ni karibu ese ko nsa nk'urogoye inama y'umuryango oya rwose ntabwo uyirogoye twarimo tureba aho Ngabire yazubaka inzu y'inkoko ze sugira ngo ntakuze afite umushinga wo korora inkoko akajya agurisha amagi yazo nuko rwose nkubi ntumbe ifaranga ugiye kurigwiza oya si nkubita ahubwo ni Ngabire umushinga ni uwa Ngabire rwose nibyo rwose da ubwo birumvikana n'amafaranga nayo ni nawe uzahitamo icyo yakoresha amafaranga naye rwose bibaho ariko mwararenzwe ye ubu koko umuntu nkawe nkubito ukareka umwana w'umukobwa nk'uyu agatunga amafaranga atayagira abasuzugura ariko akanakumira rwose Karisi nuko mbona utabyumva naho ubundi ni byiza ko abana batangira kumenya gucunga umutungo no kwizigamira bakiri bato urumva kuko bituma batangira gutekereza ahazaza habo ariko ubundi ndabaza ibiki umpa amata nigendere sinkeneye gukomeza kumva ayo mateshwa yanyu ngo ni imishinga y'abana ese ko mbona urakaye ubaye iki ubundi Karisi ntabwo ndakaye umva Ngabi karame papa ndakira iki cyansidi ndagenda umubuganiza amata ubanguke yakubera byiza yakubera umugisha yakubera byiza yakubera umugisha niyo nawe ubyemera Mutoni karame papa kiwiriwe mu cyumba cyawe papa sinashakaga gusakuriza uri muri aya makuru none se niyo mpamvu waje ahangaha kwihisha uririmba aho kwigira muri salo ariko homework nari mfite nayirangije papa uribuka ko n'ejo ufite isomo ariko ubuse waryiteguye
ndaryibuka papa kandi naryiteguye n'iryo ubundi naryo naryiteguye. niko muto usigaye wareze kubeshya ryari zana hano tureba aho wigiye. urabona hano nagiye nsoma iyi tekisite dore na samari yayo nakoze ngiyi. aha ni naho nasubije ibibazo bya komperehasiyo di tekisite. ni byiza ko byose wabirangije umenye ko kuririmba biza nyuma y'amasomo. urakoze papa rwose ndabizi kandi kuririmba biza nyuma y'amasomo. repetisiyo y'indirimbo wanditse se yagenze neza? yego papa bose barayikunze uretse Anike. kubera icyo Anike se atayikunze? yaravuze ngo ni ariko kuba abandi barayikunze byaranshimishije kandi papa uzishima nutubona turi kuyiririmba. ni byiza koko nzareba ariko rero ubutaha ujya uza wigire muri salo aho nkubona wumvise? yego papa. papa igiki cyayi cyabonetse. tereka aho kibe gihora kandi urakoze Valentine. ngo ushyiriremo n'isukari. oya yahora ndayishyiriramo utanshyiramo igisoryo ndabizi abakobwa mu isukari nyinshi ahubwo igize hino iyo radiyo niyumvira amakuru. yego papa ndumva ari nabwo agitangira kandi papa hari ubutumwa bwawe mfite. ubutumwa bwoko ki buvuye he? ni ubwa tica Moses yambwiye ko aza kureba uyu mugoroba. ngo zimya radiyo nsubiremo ibyo uvuze. niko ngo uwo mwarimu araza gukora iki wangira ijoro? ntabwo mbizi papa. baraze papa Valentine wibeshye nsange hari amakosa wakoze sha urumva umujinya wanjye? ni ukuri nta kintu kibi nakoze. none urumva indi mpamvu yaba yituma umwarimu aza hano iri joro? nanjye simbizi yambwiye ko hari icyo ashaka kukubwira. kandi urambeshya Valentine. oya papa nigera hano vuba. ukuri ntabwo nkubeshya papa. urambeshya cyane subiza vuba se. zibaho gaju ubwo si ukomanze Valentine ubwo si umugambi wowe nawe mwacuze kugira ngo nsange hano? papa rwose nta ceceka hose nyine umenye ko ibi byose bitari bubura ingaruka bigira uzitegure ngaho shigenda banza umufungurire turabisubiramo. yego papa. urawa Karisiti we